Ndabasuje cyane bakunzi ba Teriya Talk Media, uyu ni wa mwanya twahariye kugira ngo tujye tugira bimwe tuganiraho twungurana ibitekerezo kugira ngo tubashe kuba twafashanya mu buzima, tugirana inama. Hari bimwe umuntu ashobora kuba azi akaba yabwira abandi kugira ngo babashe kuba bakungurana ibitekerezo. Ndabashimiye rero cyane cyane by'umwihariko wowe wafashe umwanya ugakanda subscribe. Ni umwanya mwiza nawe uhawe wundi wo kugira ngo ukomeze ukurikirane ibiganiro byacu, ducisha ibiganiro bitandukanye kugira ngo twungurane ibitekerezo, ubuzima burusheho kugenda neza. Ndabashimiye cyane rero, kandi nawe utarakanda subscribe, ni byiza cyane kuba udukurikiye, ariko biba byiza kurushaho ukanda subscribe. Uyu munsi rero nifuje yuko tuganira ku ngingo ivuga ku gucika intege. Kuki dukwiye kudacika intege? Iyo niyo nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi. Kuki dukwiye kudacika intege tugakomeza tugahatana kugera ku ntsinzi? Ntegura iyi nsanganyamatsiko hari byinshi nagiye ndebaho byansabye kugira ngo mbe nakoraho nk'akantu k'ubushakashatsi, nitegereza ibintu uburyo biba bimeze, uburyo bigenda, uburyo ibihe bigenda bisimburana, inzira duhurana ducamo, ibigeragezo duhura nabyo, genda ndeba, bimpa imbaraga zo kugira ngo nzagire icyo mvuga kuri iyi nsanganyamatsiko. Nicyo gitumye ngira ngo nze tuyivugeho kuko ni ingenzi. Mu buzima bwacu murabizi neza yuko ubuzima ni igikorwa gitangira ugisamwa mu nda ya mama wawe kugeza upfuye. Muri ubu buzima duhura na byinshi, ibyiza, ibibi, ibisekeje, ibibabaje. Uruhande rumwe none ukaba wishimye, ejo ukaba ubabaye, none ukaba ufite abavandimwe, ejo ukaba wababura cyangwa se bakajya ahandi mugatandukana. None iwanyu mukaba mukennye, ejo mukazakira, none mukaba mukize, ejo mukazakena. That's the formula of the life. Ni formule y'ubuzima, nuko bwubatse. Bigenda bisimburana, bigenda bisimburana. Muri ibyo bintu byose rero tugenda duhura n'ibintu byinshi cyane bitugerageza, bitugusha hasi, bikatuzamura, bikongera bikatumanura. Ugasanga wari ugeze ku ntera imeze gutya ariko iragabanutse, cyangwa se wari uri hasi ugiye hejuru. Ubuzima nyine ni uko bugenda buzamuka bumanuka, up down. Ugasanga ni uko rugendo duhoramo kugeza ubuzima bwacu burangira ku isi. Muri ibyo bintu rero, iyo bibaye kuri twebwe abantu kubw'imbaraga nkeya zacu, bituma twagira nk'imbaraga nkeya z'umutima, cyangwa se byo kuba twacika intege. Ugasanga ugize ikibazo runaka, ugasanga dutakaje akazi, dufata urugero rwo gutakaza akazi, cyangwa se uratsinzwe mu ishuri ku biga, cyangwa se ubuze umuvandimwe ku bari bamufite, cyangwa ubuze ababyeyi. Ugasanga bise bituma ucika intege, kandi birumvikana. Ubuzima bwacu ndetse n'imbaraga nkeya zacu twebwe abantu, bituma ducika intege rimwe na rimwe. Ariko nanone tukongera tugasa nk'abagarura izo ntege twari twacitse bitewe n'intama runaka, cyangwa se n'uburyo duteye, cyangwa se n'uburyo twarezwe, cyangwa se n'ibyo twagiriweho inama. Mu buzima bwacu rero tuba dusabwa kudahunga ibibazo. Ibibazo niba bije, aho kugira ngo ubihunge, ukomeza ukarwana nabyo, ukareba ukavuga ati ibibazo biraje, this is the first one. Akoze nyuma yo kuza biri bugende gute? Ndafata amaguru nirukanke njye mu muhanda niruke? Ndasara? Bamwe tujya twumva ngo biyahuye, abandi twumva ngo bashatse kwirasa, ndetse no kwirasaho ibisasu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko se uwo ni wo muti nyirizina wo kugira ngo dukemure ibibazo twahuye nabyo? Oya.
kudacika intege. Kuki tudakwiye gucika intege? Impamvu ya mbere tudakwiye gucika intege, nasanze ari uko turi abantu kandi tukaba turi ku isi. Kuba turi abantu bisobanuye ko dufite imbaraga nkeya, cyangwa se hari aho dushobora kuba twagira imbaraga nkeya. Ariko kuba turi ku isi bisobanuye yuko nanone tutazigera tugira ahantu na hamwe tudahurira naho ibibazo. Bivuze ngo niba turi ku isi tuzahora duhura n'ibibazo, ahubwo igikuru ni ukuzamenya uburyo tuzitwara muri ibyo bibazo cyangwa se ibigeragezo. Iyo twifashishije Bibiliya tugenda tubonaho Yesu nawe yagiye ahura n'ibigeragezo akabirwanya, bakamutuka, bakamukubita. Ibyaha byacu byicishije Yesu. Ibyaha byacu byatumye Yesu atotezwa, yicwa n'inzara, arakubitwa, azira iki? Ibigeragezo, kubera yuko yari ari mu isi. Bivuze ngo natwe tukiri ku isi tuzahura n'ibigeragezo, ariko ntidukwiye gucika intege. Icya mbere rero tugomba gutuma tudacika intege, turi mu isi, tugomba kumenya yuko ni mu gihe tukiri ku isi ibibazo tuzahura nabyo, ibigeragezo tuzahura nabyo, ahubwo tuzabirwanya dute? Tugomba kwishyiramo yuko muri twe dushoboye. Kuba wumva yuko ushoboye ntabwo bivuze yuko nanone ushoboye byose, ahubwo ni sipiriti iguha ubushobozi bwo kumva yuko hari icyo nawe ushoboye nubwo hari n'icyo wenda utashobora. Maybe ushobora kwiyumva ukavuga ati nubwo ibi byose biri kumbaho, ariko ndatekereza yuko igihe kimwe bizakemuka bikagenda neza. Icyo ni icya mbere, kubera yuko iyo ducitse intege tuba duhaye umwanya bya bibazo kugira ngo bikomeze bigire ute? Bidutsikamire, kandi ntabwo ariko byakagenze. Twumve yuko dufite imbaraga yo kugira ute? Kubirwanya. Dushikame tuvuge tuti n'ibibazo bije ndabirwanya nte? Ndabikemura nte kugira ngo ubutaha ntibizongere kugira ute? Kuba byasi, cyangwa se nibiza nzafite tekinike zo kugira ute? Zo kubirwanya. Ikindi cya kabiri, experience maze kubona, kenshi cyane iyo duhuye n'ibibazo turababara, rimwe tukarira, tukababara nyine, tukumva yuko hari ikintu kitagenze neza. Kandi nibyo koko, muri kamere yacu iyo harigize ikitagenda neza tugomba kugira ute? Reaction yacu nyine niko imeze. Wenda hari abarira, hari abatarira ariko bababaye, ariko iyo nyine tubabaye tugomba kugeraho tukabifata nk'aho byarangiye. Ahubwo niba mbabaye, nagize ikibazo runaka, nahuye n'ibyago, mbura iki n'iki, cyangwa se mbura aba n'aba, ariko nyuma yo kubabura ubuzima burakomeza. Hari ibyiringiro yuko Nyagasani aranduzi, kandi Imana idukorera ibyinshi cyane mu buzima bwacu. Ntabwo itwifuriza ikibi, kandi nta n'ikikora kugira ngo ibe yadukorera ibibi. Ahubwo bya bigeragezo ducamo ntabwo buriya biba bivuze yuko Imana yatugiye kure, ntabwo biba bivuze yuko Imana itaturi hafi, nta nubwo biba bivuze ko Imana yadufashe nk'aho tutakiri abana bayo. Buri umwe kuva akisama mu nda ya mama we, Imana imufiteho umugambi, kandi uwo mugambi Imana igufiteho ntabwo uzakubuza guca mu bigeragezo. Never. Imana ahubwo rimwe na rimwe iducisha muri ibyo bigeragezo, ikemera yuko bitubaho kugira ngo irebe ukwihangana kwacu aho kugeze, aho guhagaze. Ese dufite ubushobozi bwo kuba twakihanganira ibigeragezo duhura nabyo? Yesu yaje ku isi, Imana imwohereza ku isi, umwana wayo w'ikinege imwohereza ku isi ngo aze kuducungura. Yesu yahuye n'ibigeragezo, basoma Bibiliya turabizi, yahuye n'ibigeragezo, arakubitwa, arabambwa, ajunga imisumari, ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko ntigeze abyinubira kugeza apfuye akajyanwa mu ijuru. Natwe rero ni ikimenyetso cy'uko dufite ubushobozi bwo kuba twakihanganira ibigeragezo duhura nabyo, kabone n'ubwo byatubaho kenshi cyane gashoboka. Imana ntabwo ijya idutererana, itinda kuza
bitewe n'uko iyi saha yayo iba itaragera. Ariko kenshi cyane duhura n'ibibazo ukabona rwose icyumweru kirashize, bibiri birashize ukiri muri ibyo bibazo, ariko fayinali ukaza kubona ukabona ubivuyemo amahoro, Imana iracyakurinze. Ntabwo Imana iba yarakwibagiwe, Imana nta na rimwe igiye twibagirwa, Imana yacu iduhora hafi, Imana yacu irakomeye. Ariko hari ikindi kintu tujya twibagirwa cyangwa se tukibeshyaho, tukaba dusenga, tukaba dusanzwe tuyambaza Imana, tugasenga, tugasoma Bibiliya, mbega nyine tukagira umwanya uhagije wo kwegerana n'Imana. Ariko nyuma twaza guhura n'ibyo bibazo tukavuga ati why not, ibibazo bitari kuba ku bandi akaba ari njye bibaho. Ese Imana ko nyisenga nkayiha umwanya uhagije, kuki ndi guhura n'ibyo bibazo? Umwana w'Imana cyangwa se umuntu wegera Imana nta na rimwe ajya atana n'ibigeragezo. Icyo dukwiye gusobanukirwa ni uko gusenga biduha imbaraga zo kwihangana ndetse no kudacika intege, ari byo yasije yacu ivuga. Gusenga ntabwo bitujyana kure y'ibibazo ngo ntituzigere duhura n'ibibazo, tuzajya duhora turi mu mudendezo. Neva, mu isi ntabwo tuzajya duhura tuzagera tubaho mu mudendezo, tuzahura n'ibibazo. Ahubwo kwa gusenga kwacu, kwa kwegera Imana kenshi, kwa gusoma Bibiliya, kwa kwiyambaza Imana mu bibazo duhura nabyo, nibyo biduha imbaraga zo kunesha ndetse no kudacika intege. Ntitukigere dutekereza yuko gusenga ari byo bizatujyana kure y'ibibazo, ari byo bizaduha ubukire, ari byo bizaduha byandi twifuza. Twebwe nk'abantu turifuza, ariko Imana iba ifite umugambi wayo, ifite ukuntu ikora gahunda zayo. Wa mugambi yakugizeho ugisamwa mu nda ya mama wawe niwo ikurikiza, ntizigera iwuhindura bitewe n'ibyifuzo byawe. Iyo dusaba Imana tuyisaba ko iduha ubuzima, ariko wenda tukagira n'ibyo tuyisaba. Ariko ntibyagutangaza yuko ushobora gusaba Imana ikintu ati Imana uzampa iki, ukarashira n'imyaka 20 cyangwa 10 utarakibona. Si uko Imana itabyumvise, si uko n'Imana itazi ko ubikeneye, ahubwo n'isaha itaragera ishobora no kutazakiguha kubera yuko muri wowe wumva ko ugikeneye, ariko iyo ntabwo ukibona mu byo yaguha ko ukeneye. Kandi ikintu Imana izi neza yuko ukeneye irakiguha. Gucika intege rero, ikintu cya mbere kizadufasha kudacika intege ni ugusenga, twegera Imana, tugire umwanya uhagije wo kwegera Imana, tuyibwire ibigeragezo dufite. Ikindi cya kabiri impamvu tutagomba gucika intege, tugomba kugira inshuti nziza zitugira inama. Mu by'ukuri mu buzima bwacu, Abanyarwanda baravuga ngo umutwe umwe wifasha gusara. Biravuze ngo nta muntu utazakenera undi umugira inama cyangwa se ubufasha buturutse kuri mugenzi we. Mugenzi we ashobora kuba uwo bigana, uwo bavukana, umubyeyi we ndetse n'umuvandimwe cyangwa umuturanyi. Rimwe na rimwe kenshi cyane duhura n'ibigeragezo, ariko dusabwa kutihererana ibibazo. Wumve yuko ibibazo byawe ari ibyawe, ariwe ugomba kubyimenyera. Aho ni hamwe haviramo kuba warwara indwara ziterwa n'agahinda gakabije. Ariko hari uburyo ushobora kwegera umuntu mugenzi wawe ukamubwira uti ikibazo iki n'iki, ariko wa muntu wizeye, kuko twese ntabwo turi beza, ntabwo tugira inshuti nziza, nta nubwo twizera ko inshuti zose zatugira inama nziza. Hari inshuti mbi birumvikana, niyo mpamvu dukwiye kugira ubushishozi no gusaba Imana kugira ngo idufashe guhitamo inshuti nziza, inshuti z'umumaro. Niyo mpamvu usabwa kuba ufite inshuti kandi ukayiganiriza, ukayibwira ibibazo ufite kugira ngo ubashe kugira kuba wabasha gutsinda ikibi. Kudacika intege rero nibyo bya mbere, kandi mu buzima tuzahura n'ibigeragezo, kandi niduhura nabyo dusabwe kudacika intege, ahubwo dusaba Imana ikomeze kuduha ukwihangana ndetse no kunesha.
ndabashimiye rero, ndabashimiye ko mwakomeje gukurikira gahunda zacu, ndabashimiye yuko mukomeje kudufolowinga kandi mukomeze musharinge video zacu, mukande subscribe. Imana ikomeze kuduhana umugisha, mukomeze kugira umunsi mwiza, ndabakunda. Ciao ciao.